Ivan wakinnye muri Nyagiso comedy. Yo overdance fresh rereze. Yo Ivan njemerere hano kuri convention isuri kwibona se man nje niho nibereye kabisa. Nyine Ivan ndi kukubwira ngo bumwiye kuri live yawe uraza kongera kunsharinga mukanya arutuboro ndi gukora hano kuri convention. Yo umva se overdance we. Wowe bumwiyeho kabisa arutuna rindimo man hano kuri convention ari content naje kubakorera turaza kudiringa. Ndikonkweho gato kugira tutaza kuvugira na modetono nyamuzamure nayo. Followinga mwana nubundi byose ni byisi twese tuzapfa tubisiga. Kivumbi King ukimara kumenya ko King James ari ubaye 001 akongera ko umwami w'abana akongera akaba one of a kind wahise uvuga ngo uki nk'umuhanzi mukuru. Kivumbi King kari wowe ubundi wakurikiranaga amakuru ya hafi ya Titi Brown na Nyambo ubundi Titi Brown yamubwiraga ngo uki batarashwana. Bamusagiye narira yo kwarika. Kiriko akiri Nyambo igihe Richard ajya kumusaba ko yabanje akebwira Titi Brown ubundi Titi Brown yahise amubwira ngo uki. Abasaba gusaba tajyo bitsaba. Ariko se Kiriko uko nawe wagira ngo uza amakuru yabo byibura niba yaranze no kumumbomora ubundi yamubwiraga ihe mito. Niba gukunda kundusha niba gushaka kundusha. None se Kirisi zo bita Richard umugabo wa Nyambo akimara kumenya indirimbo bita mu busaza John Kid yabyinwe neza n'abana bita Golden Kids 250 yabwiye ngo uki Nyambo. This song is for you. Ariko se Kirisi ziko bigaragara ko buri Titi Brown yari yaricishije Nyambiro ngo bitewe no kwanga kumubomora uwo muntu yahise amubwira ngo uki. Abana babita Golden Kids ndagira ngo akanya mu following niba barankoreye follow ndagira ngo ba following abana babyina neza cyane n'abana bafite impano babyina mu bukwe wanyandikira ngo baguha bakakubyinira. Bruce Melody igihe mu Nyagatare de beraganuka kuri stage akikubita hasi wahise ubwira abafana be ngo uki. Amasahara kuze bana ni mutahe. Ariko Bruce Melody hafi aho ko hari umujene bito Fadence Kapuru umubyinyi wa Danje wahise umubwira ngo uki kugira twumve. Abahungu mwenyegeze umuriro wake. Ariko Bruce Melody ku cyumweru saa 8 ko mfite ikiganiro kuri Good Rich TV ubu koko ninjyeyo nkagwa igihumure uzamfasha iki. Yakuvura kandi bivuye inyuma. Ariko se Bruce Melody wakora ikosa ryo gutaha utarebye ikiganiro cyanjye kuri Good Rich TV ku cyumweru saa 8. Enze nyabusa nituri butahe. Ariko se Bruce Melody ubundi wangiriye inama wowe kujya ku mateleviziyo. Giyongeze mu gikorwa umvuko nabaye. Oya wikirirwa ubimbwira ndabyibutse ahubwo se kuri Good Rich TV televiziyo yanumiye ubundi barakuzi. Sana baranzi mwana wa mama ye. Zeotara. Yo. Igihe rero nari dava mu gikombe cy'isi agasigaramo Messi ko mwavuga ngo niwe de goti mukajya kureba muri Argentine ubundi barangiza Lamine Yamal akamutsinda mwatashe muvuga ngo uki. Ene y'agasozi. Gasubiremo kukanda. Ene y'agasozi kibi muri bo. Ariko se Zeo ko ngiye kwimukira Kigali ubundi ngabo musitari nzajya ndya ibiryo nangize na nabimene. Hage Kigali tumena ibiryo by'amaputa atakigira ro. Niko kumanya ko please ubundi ngiye ko nazamuka ubona ari umuvumo wambwiye ubundi ikintu gituma nagafata. Umuvumo cyangwa n'umuvuno inahani wafata utavuye imvumo. Zeo bitewe n'abakobwa ba bomoye ko bagukeka ko waburwaye sida obiri izuba rigusiga bimeze bite. Zuba rirenga nje nifubitse. Zeo mesa kimara kurata igikombe cy'isi ko mwavuga ngo de goti wanyaranuka niki wamuvugaho. Nuka sinzi ko yapfuye. Fani mbere yo nigifite duze. Mfo kumanya ko please ubundi ibyo birimo muririmba ne bwoko kizi ko wajya mukoresha umwanda. Turi kurapa ururimi rwacu. Ngenda vuga ikinyarwanda gashiga inyuma nkaho mfite umwanda. Zeo agapeti bita John Kid kinyaye mwisunzu gahanga indirimbo bita mu busaza ubundi karagusebye ngo nagusi kuririmba ngo ufite umwanda. Nyongera byita umwanda. Uzongera byita umwanda. John Kid kuva Messi nawe bamukuye mu gikombe cy'isi ntakibone nawe usigaye ufite agahinda. Umva please John Kid nuze kumbeshya niki cyaba kibitera se. Ubu mfite umwanda kugeza mu busaza sweya bide. Zeo utaramutuka ngo umubwire ko afite umwanda se wabanje umugisha inama umubwira ngo uki. Gira niba umwunda mwereka ababyeyi babiha umugisha. Guys njye binyemeje ndemera uyu mupeti bita John Kid asohoye indirimbo bita mu busaza ariko yaranyemeje pe mfasha ugende uyirebe kuri YouTube yiwe. Vesti nukuntu usigaye ngana nk'abakecuru nibiki byatuma umugabo wawe ugasangire nenga kubomora. Ibica ntege byatuma ntesuka. Ariko Vestina ko wamaze gushaka umugabo mukajya kuba mu Bufaransa ubu mwubatsi rugana ngo nzabasura. Byabuye rizima rikomeza imfuruka niryo nubatseho. Vestina ko bakubomoye ukabungana nk'abakecuru ubu umugabo agukubise ugahungira mu ishyamba imifatango ntiyakubuza gutambuka. Imifatango yambuza gutambuka.
umva kumanya ko please Festina aho ngo wawubeshye nukuri umeze nk'umukecuru ku buryo se niyo imifata ngo utagufata watambuka iranyanja. nta bunini bw'inyanja bwatuma ntambuka. Dorokasi kuba Festina gusiza akajya gushaka Irene asigaye gukoresha ibiki? Ampindura umucyo w'ishyanga rye. Festina Irene hari ibintu ajya kohereza bituma ashaka umusuwagege wawe ngo uzumuve mu Bufaransa nk'ibyo akorera Dorokasi bijya bikugeraho? Bingeraho kenshi ariko bikamusha. Dorokasi ko Festina yambwiye ngo nzakubwira uve kwa Irene nawe ujye gushaka ibyo ni ibiki koko? Ubwari wuvuse sinzava ku gicaniro. Ariko si ubundi Dorokasi ubwo urugamba rwo kugira ngo uzave kwa Irene nawe ubone umugabo ureke kugumirwa rugeze he? Urugamba rugeze mu mahina. Ko kumenya ko please njye ko numva nashyushye nshaka kubomora wambwiye icyo nagukorera. Bireke. Umva please shani nago nabireka kabisa ahubwo mbwira icyo twakora cyangwa se tubipange. Shani official kiwanyu bagufuhira ubu nagera imbere ya pabukwe njyewe ngira inama mbivuge cyangwa mbireke? Bivuge nibibafoba byange. Ariko se nawe uretse kumbeshya ubundi nkusabye bakakuma wajya imbomoza buri munsi. Every time dupange nanjye byange mbipange. So guys njye nyemeje ndemera ndagira ngo uyu muhanzi bamwita Shani official mujye kuri YouTube ye murebe indirimbo rwose nanjye yankomye.